Ndabasuje mugira amahoro, nizeye ko aho muri muguwe neza, nanjye ndaho. Uyu munsi numvisha akavideo ka Rutanga rw'amaboko, uyu mugabo uharanira ko idini gakondo ryagaruka, nkaba mwise papa waryo ntabamubeshyeye cyangwa musenyeri waryo, ko papa waryo ashobora kuba ari perezida w'u Rwanda Kagame, dore ko abikunda kubi. Yavugaga ibintu byiza pe, ariko nagira nibutsa abantu ko context yabivuzemo ari nk'umuntu ushaka abakiriya cyangwa ushaka abafana, kandi akaba abyemerewe n'uburenganzira bwe, yemerwa n'amategeko kubwiriza ibijyanye n'ibyo yemera. Ariko natwe abatizera nkawe dufite uburenganzira bwacu. Reka tubanze twumve iyo video, ubu ngira icyo nyivugaho nitonze. Byari ubusabe bwacu. Ibi bintu ntacyo bimara igihugu, nta na kimwe uretse kwica abantu, ukubangiza mu ntekerezo. Niba wowe ubona umwana w'umunyarwanda aba umukirisitu kureza ko ari umunyarwanda, akaba umusiramu kureza ko ari umunyarwanda, wumva ubunyarwanda bukiri he? Ubunyarwanda buba bukiri he? Mu myambarire, mu mivugire, mu myiyambarize, ntawe ukimenya kwirahira. Abakuru n'abakurambere, ababyeyi aravuga ati Yesu we ari hamudura ego mana y'u Rwanda. Ariko umuntu yaravuga ati ndagatera musinga icumu, kandi ntiwagerageza gutera musinga icumu, sibyo? Ubwo rero no kuvuga ko ari ibintu utakora, ndakagira nta aha data yampaye inka sogokuru, yampaye inde, ibyo kandi bikakurema abo ukabiremamo. Umuntu yirahira abo yiremamo, abo yigiraho. Rero ubu abantu barimo kwigira kuri bane. Umukuru w'igihugu rero yagize neza cyane, yaratuvunye nk'abigisha mu muco, kuko arabwira abantu ati nimugende mujye guhinga, mworore, ukora ibyo mugomba gukora. Icyo dukeneye ni umunyarwanda kureza ibindi. Umva wenda twanabonera ahangaha. Uyu mwigisha w'umuco rero hari ikintu yirengagiza, nk'uko abyivugiye ngo perezida arashaka abantu bajya guhinga, ariko roho turimo ntabwo itungwa n'ibijumba n'ibishyimbo n'ibigage. Oya, roho turimo itungwa n'amasengesho, cyangwa na Bibiliya yavuze ngo kwiyambaza. Wakiyambaza Nyabingi, wakiyambaza Yesu nyine nk'uko yabivuze, wajya gusenga ukavuga kuri Islam, wa muntu w'imbere tutabonesha amaso atungwa n'ayo masengesho cyangwa nuko kwiyambaza. Ibyo rero Kagame avuga byo kujya guhinga arimo aratubeshya. Ariko ikindi si uburenganzira tumusaba, ni uburenganzira twavukanye bwo guhitamo uko twemera, uko twizera. Njye nimba nizera Imana, aba nizera Kristo nk'umwana wayo, ibyo birandeba. Undi aragenda yizera inka, undi aragenda yizera inkoko, undi aragenda asenge mu Cyarabu, undi aragenda ntasenge, undi aragenda abe nk'Urutanga rw'amaboko, asenge ibya gakondo. Ntimunyumve nabi, ntabwo nyobewe ko christianisme iza muri Afurika cyangwa n'ahandi hose yageze ku isi, yaje hari ibyisenya, hari ibyo yasanze byamaze gusenyuka. Barabisenye pe, baraje wa mugani batwibagiza gusenga ya Mana y'u Rwanda, sibyo? Ariko icyabiteye ni uko no muri uko kwizera, nk'uko muri christianisme naho harimo amakosa runaka abantu bashobora kurebamo bakavuga ati ariko ibintu kuki tubigenza gutya. Ari nayo mpamvu dufite amadini menshi. Ntabwo umudive yizera nk'umukatolike, ntabwo umukatolike yizera nk'umupantekote, ntabwo umupantekote yizera nk'umuyehova. Urumva, utwo tuntu twose tutagiye tumera neza nitwo dutuma havuka irindi dini rifite ukundi ryizera. Nk'uko rero n'ibyo byo kwa gakondo byari bifite amadefo runaka, nuko twisanze christianisme itsinda. Twe kwemera ko yatsinze bya gakondo. Ibitsinda cyakora harimo n'ubujura, reka mvuge ntyo, kubera ko kera ku isi yari imeze, ntabwo ashobora kwiga, kwivuza se, kugira akazi keza utabanje kwiga. Kandi aba bami bacu, abo bamusinga bumva tuvuga, nta n'umwe uzi no kwandika n'izina rye, nta mashuri batwubakiye. Birumva basigaye babeshya ngo hari itorero bajya kwigiramo guca imyeyo, ibintu by'amafuti, kujya gukazanura, kujya guharika, kujya kurasana,
n'ibyo bigaga, ariko ibyo ntago iyi si turimo, abantu bari gukora za AI, abandi bari gukora za telefone, bari buryo bwa ngo nzi kurasa, ampulisi nzi kurasa, kurashisha umuheto, ntabwo byakundaga. So harakenewe amashuri, ubuzima bwari buri guhinduka n'abantu bari gufunguka. Hari trend rero iri mu Rwanda yo gushaka kutwumvisha ko ubwami bwari bwiza, bwarebaga kure. Nk'ejo ndi kuri space umuntu avuga ibintu bya Musinga, avuga ukuntu yarebye kure akajya kumira abazungu, niyo mpamvu bageze mu Rwanda kera. Ariko abantu nako bageze mu Rwanda nyuma, ukompaye igihe bagereye abazungu bagereye mu bindi bihugu. Abantu sinzi niba bazi ko abantu babwira tuzi ubwenge kandi dusoma, nko kuza kumbwira ko Musinga wabaye umwami akoze kudeta akuyeho Rutarindwa muri 1896 afite imyaka 6 gusa, ari we wari umwami w'u Rwanda. Nta bantu batari bakure. Nyina ari we Kanjogera na musaza we Kabare ndetse na Ruhinankiko, ibintu nk'ibyo nabo bari bayoboraga u Rwanda kugeza nko muri za 20 ubwo Musinga yaramaze kuba umuntu w'umusore wamuganusha no kwifatira imyanzuro. Ariko mbere ntabwo ari wayoboraga. Ikindi Musinga yararambye. Abami b'u Rwanda bicanaga kare, ntabwo warambaga, ariko yarambye kuko hari hariho iki, hari haje ubukoroni bwatangiye guproteje ubwami, kuko barakoranaga. Abadage bakoranye na Musinga, ivyo birwa basakuza bagira gute, ntabwo ariko biri. So rero abantu bazana inkuru zifutamye bashaka kutwumvisha ko kera ibintu byari sawa, ariko baba batubeshya. So tugarutse kuri iyi video, reka mvuge ngo Rutanga rw'amaboko ibyo yavuze arabyemerewe. Ikibazo twe dufite nuko noneho leta iri gushaka ko twese twizera nka Rutanga rw'amaboko, ahita bari gukorana, kuko atangiye kuvuga ngo twirahire Musinga. Musinga bamwirahiraga kubera ko yari umwami nyiri u Rwanda rw'icyo gihe. Ubu dufite Kagame, murashaka ko twirahira Kagame? Nababwiye ngo barashaka ko dusenga Kagame mukabihakana. Njye mu nkuremo rero, kuko iriya ngoma ntindi sinteze kuyirabya. Njyewe n'umutware mu batindi uyiri hejuru. Uwo ni iki? Kubera ko ubwo kwigamba kwabo ko barashe Imana, Bikira Mariya ngo bamurasiye ikibeho, ni abantu batagirwa inama, ni abantu bumva barusha abandi bantu bose ubwenge, ni abantu no, sinshobora kujya muri uwo mukino habe na gatoya. Nkaba rero nifuza gutsindagira iki kintu. Dusenga atari uko mukoroni yabivuze. Nta muntu mfata mu ijosi, nta muntu ushyiramo umugozi ngo njye gusenga. Njya gusenga kuko nizera, kandi ibyo njyamo ndijyana. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kumbuza kwizera uko mwumva mbikwiye. Roho yanjye ikeneye gutungwa n'ibyo nizera. Ntabwo nzizera nkamwe, namwe ntimuzizera nkanjye. Nuwumva nizera neza uzanyoboka. Nongere mbivuge, ni uburenganzira duhabwa no kuvuka. Upfa kuba wavutse uhita uba umuntu ntavogerwa, ufite umutwe wo kwitekerereza. Umuntu ushaka kutwumvisha ko dukwiye kureka gusenga kubera ko idini ryiza, yes, nongere mbivuge, nemera ko riza ryakoze amakosa. Abarizanye hari ibyo bakoze kuko bashakaga kuyobora no kugira gute, hari ibyo batakoze bikwiye, ariko ibyo byararangiye. Na sogokuru ari sogokuru ntiyigeze ajya gusenga bamushyizemo ishumi, baramukonvense ajya gusenga abyizera. Data nuko, nanjye nuko. Nta muntu uzanonga nshyiremo umugozi njye gusenga, no. Nta muntu umbwira ngo ryama wasenze, no. Nuko mbyizera ntyo kandi ndabikora. Kuza rero gushaka kumbuza uburenganzira bwanjye. Insengero mwafunze nitwe twaziyubakiye, ntabwo ari amafaranga ya leta.
kuza kuvuga ngo ibi ni ukwica abantu mu mutwe, ni ukuyobya abantu. Wowe se ko ushaka kubica, iyo babwiye ngo bajye gusenga Musinga cyangwa bajye kwirahira Musinga, cyangwa se waba Musinga waciye abantu amabere kuko bajye gusenga, Musinga wimye abantu amashuri kuko atari abatutsi. Naje mvuga ishuri si ryari irye, ega ye yakoranaga n'abakoloni, arakoranaga. Ubwami bwakoranye n'ubukoloni mu kutwima amashuri, kwima ababyeyi bacu amashuri, ba sogokuru. Bumva ko ari bo bonyine bagomba kwiga. Rudahigwa ari umwami wize, ntabwo ari umwami winjije. Ariko turetse n'ibyo, n'ubu Burayi mwumva muvuga christianisme siho yavukiye, nabo reka tuvuge ko babakolonije. Ariko tureba ko bateye imbere. Nimba ari ibihugu byo kureberaho ko biyobowe, nimba ari ibihugu byo kureberaho ko umuturage afite ijambo, ugiye muri Europe urabibona, ugiye muri Amerika urabibona. Kuza rero kubleminga christianisme ko ari yatumye tukiri abakene, tukiri inyuma, tudatera imbere, iyo myumvire irabashuka. Ntawe muhatira ko umukristo, ariko uwabaye we ntakwiye guterwa ipfunwe nabyo. Ibyo bindi mushaka kumupangira ni ibyanyu nyine, mubimutekerera, ariko afite uburenganzira bwo kubirejecta. Ntabyo twemerera. Nsoza nagira ngo mbakangure, mbibutse ko nababwiye ko aba bantu bashaka dusenga Kagame, bumvisha akantu yacometsemo ko kuvuga ngo birahiraga umwami Musinga, ubu bashaka twirahira Kagame. Njyewe nabivuze sindimo. Nibibutse abantu ko gukiranuka cyangwa gusenga, kwizera ni uburenganzira duhabwa nuko twavutse. Nta muntu ukwiye kuduhagarara hejuru ngo adutegeke ko dukwiye kwizera. Rutanga rw'amaboko yavuze n'uburenganzira bwe. Ni nk'ikipe ya Rayon Sport, umufana wayo ibyo avuga kuri Kiyovu agomba kwivuga nabi, warabyemerewe, buriya yarabyemerewe. Ariko ikibazo dufite nuko leta ishaka ko none tumera nko ikabiduforsa, ikadufungira aho duteranira, ikirengagiza n'icyo tumaze gukorera igihugu, kubera ko igihugu gikijijwe gifite uko gitera imbere. Amashuri dufite tuyakesha christianisme, ibitaro dufite bimwe tubikesha ubwo butumwa bwiza. Ntabwo rero abantu bazaza kuza kudufunga amaso ngo batwereke ko aribo basobanutse gusa, ko ibyo twizera kubera ko bibambura autorité kuri twe, supreme, autorité supreme yindi yuko cya divine, bakabasha kudukontorora byose kugeza no kubyo twizera. Mbibutse ko hari video yindi nakoze hano ivuga byinshi dushobora gukora tudacikubira n'amategeko, tutishyize mu kaga, tukareka kuba ibigwari, ariko tukareka no kuba mbega no kureba no guterera iyo, mbega ntiduterere iyo, ariko kandi ntidushyire n'ubuzima bwacu mu byago, tukarekera mu burenganzira bwacu mu kinyabupfura tugomba leta, kuko leta nyine ni leta, sibyo? Rero nagira ngo nsindagira aka kantu mbereke ko leta mu by'ukuri hari umugambi ifite wo kutubuza gusenga ibyo bashaka ko dusenga, ariko mbibutse ko namwe mufite uburenganzira bwo kuvuga hoya ibintu bababeshya ko ku bwami ibintu byari bimeze neza cyangwa ariho hazima, barababeshya. Ririya ni idini naryo riri gushaka abafana kugira ridukure ku byo twizera. Komere, muzagira icyumweru cyiza, nizeye ko muzahaha mugahigwa, kandi mukomeze mukande subscribe kuri ino channel, dusangiza abantu ubutumwa. Ntabwo ubundi mvuga ku bintu byo gukiranuka gusa, nuko uyu munsi aribyo numvise navugaho. Ubundi ngewe nanaliza politike cyangwa ibiri mu Rwanda, kubera ko nifuza ko dutanga umusanzu ku gihugu cyacu, tugahindura uko kiyobowe, kuko ntemera ko kiyobowe neza. Noneho buri muturage wenda akagira ijambo, akabona ikitagenda kugira ngo agikosore, akagira n'uruhare mu kugikosora. Komere, kandi ndizera ko ibyo mubona dukwiye kuvugurura twabivugurura, muzatubwira. Bamukomere, mugire amahoro, Imana ibane namwe.